ushobora kuba waribwe telefone yawe ikoresha uburyo bwa Android igahera burundu, cyangwa uzi n'undi byabayeho. Birashoboka kandi ko wakwicara ahantu ikava mu mufuka igatakara, wahava undi akaza akayitora akayitwara ugakura y'amaso. Guta cyangwa kwibwa telefone si ibintu buri wese ahita yakira bitewe n'uburyo tuzifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko hari uburyo wakomeza kuyikurikirana ukamenya aho iherereye ndetse ikaba yakugaruka mu biganza. Telefone yawe ya Android yabuze, hari uburyo ushobora kuyikurikirana ukaba wayifunga uwayitwaye ntayikoreshe ndetse ugakurikirana aho iherereye ku buryo bworoshye. Nitwa irihariye, ikiganiro ni The Secret Behind. Hari intambwe z'ingenzi ugomba gutera igihe telefone ukiyifite mu maboko. Yifunge mu buryo bwizewe. Ni ngombwa ko telefone yawe yifungisha uburyo bwizewe bituma nta muntu wapfa kuyinjiramo. Ni ukuvuga gukoresha umubare w'ibanga kandi utapfa gufindurwa na buri wese, nk'urimo imibare, ibimenyetso n'inyuguti nkuru, ugakoresha n'igikumwe kuri telefone bishoboka. Kandi ni byiza kwirinda gufunguza telefone yawe isura kuri telefone za Android, ibizwi nka facial recognition. Impamvu nuko iyo sura y'umuntu ari ikoreshwa mu gufungura telefone. Iri koranabuhanga kuri telefone zimwe rishobora kujijishwa n'umuntu uwo ari we wese akoresheje nk'ifoto ya nyirayo. Umwihariko uba kuri telefone nshya za Google arizo Pixel 4 na Pixel 4 XL, kuko zo zikoresha ubuhanga bwihariye nk'ubwa Apple mu gukoresha isura y'umuntu ku buryo bwakizerwa kurusha izindi telefone. Koresha uburyo bwa Find My Device bwa Google. Iteka iyo winjiye muri telefone nshya ya Android ugashyiramo konti ya Google, Gmail, uburyo bwagufasha gutahura telefone yawe bwa Find My Device buhita bufunguka. Nibwo uzifashisha mu gihe telefone yawe yibwe cyangwa itakaye, ku buryo ushobora kuyifunga cyangwa ugasiba ibintu byose biriho kandi utayifite mu ntoki. Ni ngombwa kwinjira muri telefone yawe ukareba niba Find My Device ifunguye, ukanyura mu igenamikorere rya telefone yawe rizwi nka settings, ukajya mu bijyanye n'umutekano n'ibiranga ahantu ari byo security and location, ukagera muri Find My Device. Ushobora no kunyura muri Google Security Find My Device. Find My Device igomba kuba ifunguye. Niba atari ko bimeze, yinjiremo maze urebe akarongo gatambitse kaguha icyerekezo kigana iburyo, ugakozeho urutoki ujyana iburyo gaheza inguni ku buryo hiyandikamo on cyangwa kagahindura ibara. Ubu buryo bukoreshwa cyane kuri Android. Ubundi buryo koresha Find My Mobile kuri Samsung. Niba utunze telefone ya Samsung, uretse uburyo bwa Find My Device butangwa na Google, uzabonamo ubundi bwihariye bwagenwe na Samsung buzwi nka Find My Mobile. Ntabwo buguha amahirwe yo gukurikirana telefone yawe yabuze gusa, bunaguha amahitamo yagutse kurusha uburyo bwa Google. Muri iyo serivisi ya Samsung, wibereye aho uri ushobora gukurura ibintu biri muri telefone wabuze, backup, cyangwa ukabona niba umuntu yavanyemo simukadi yawe. Aho bigusaba kuba warafunguye konti ya Samsung kugira ngo ukoreshe ubu buryo bwa Find My Mobile. Kwinjiramo uca muri settings, ukinjira muri biometrics and security, Find My Mobile. Niba ugitangira kuyikoresha warahise ufungura konti ya Samsung muri ya masaha ya mbere, Find My Mobile ibirimo gukora. Niba atari ko byagenze, fata umwanya muto ufungure konti ya Samsung, ufungure na Find My Mobile. Koresha Find My Device. Koresha ubu buryo bwa Google bizagusaba gusura urubuga rumwe android.com akarongo kaberamye find. Nirwo rubuga uzajyaho mu bihe nk'ibyo uzaba wabuzemo telefone yawe. Ni ngombwa ko uzabanza kuzuzamo konti yawe ya Google ihura neza niri muri telefone yawe ya Android. Utari hafi ya mudasobwa ushobora gukoresha indi telefone ya Android.
ugashyiramo application ya Find My Device uyikuye muri Play Store. Ukimara gushyira konti yawe muri urwo rubuga cyangwa iyi application, Google izahita itangira gushakira irengero rya telefoni yawe. Ako kanya izahita ibwira umuntu uyifite ko nyirayo arimo kwishaka. Ubundi ukoresha amahitamo ari ku ruhande rw'ibumoso muri Find My Device kugira ngo utume itera hejuru, bityo niba iri hafi aho mu rugo ube wayibona ubashe kuyifunga cyangwa usibe ibintu byose biriho niba yibwe. Nuhitamo ahanditse Secure Device uzaba uyifunze kandi uzaba ushobora gukomeza kubona aho iherereye nubwo uzaba wayifunze. Niba ukoresha uburyo nka Google Pay mu kwishyurana kuri telefoni yawe, kuyifunga bizatuma nta muntu ukoresha telefoni yawe ngo agire ikintu na kimwe agura. Nuhitamo ahanditse Erase Device ntabwo uzabasha kongera gukurikirana iyo telefone kubera ko ibikuranga uzaba wabisibye. Ubu ni uburyo ushobora gukoresha ubundi bwose bwananiranye ukavanamo ibyawe ubundi ukayiheba. Igihe umujura yaba yajimije telefone yawe ntabwo wabasha kuyikurikirana keretse igihe yaba yicanye kandi akaba arimo gukoresha interinete. Google ihita ikoherereza email iyo ibonye amerekezo ya telefoni yawe. Iyo uyibonye bigusaba kongera gushyiramo pini cyangwa undi mubare w'ibanga kugira ngo ubashe kongera kuyikoresha. Rimwe na rimwe bakagusaba kongera gushyiramo umubare w'ibanga muri konti ya Google kugira ngo bamenye neza ko nyir'ubwite ari uri kuyikoresha. Nk'abakoresha Samsung Galaxy bafite amahirwe yo gukoresha serivisi za Google cyangwa Samsung mu gushakisha telefoni yabuze. Ariko uburyo bwa Samsung hano nibwo bwizewe kurushaho kubera amahirwe y'inyongera butanga. Ukeneye gukurikirana telefoni yibwe bimusaba gusura urubuga findmymobile.samsung.com. Ahaho nta application y'inyunganizi batanga nko kuri Google, ni ukuvuga ko ukoresha indi telefone cyangwa mudasobwa unyuza ahagenewe gusura imbuga zinyuranye. Injiza konti yawe ya Samsung ahabugenewe, uhitemo telefone yawe yatakaye ku ruhande rw'ibumoso. Ikarita igaragaza aho telefoni yawe iherereye izahita yigaragaza. Unahabwa amahitamo anyuranye ku ruhande rw'iburyo kuri telefoni yawe. Hera ku gushyira ifunguzo muri telefoni yawe, ibintu bizahita biyoherezaho ubutumwa ushaka. Bihagarika amakariya yawe ya Samsung Pay ndetse uwayibye ntabashe kuba yayizimya. Nyuma uhabwa amahirwe yo kurema ububiko bwihariye bw'ibintu biri muri telefoni yawe ku buryo uramutse uyibuze burundu uzaba ufite ububiko bw'ibintu byose, backup. Niba telefone yawe igenda yimuka hiri unahitamo uburyo bwakwereka izo nzira zose. Ubwo buryo buzajya bukwereka aho telefoni yawe iri buri minota 15. Ushobora kandi kwemeza uburyo butuma umuriro umara igihe muri batiri ya telefoni yawe. Ubwo buryo bukaba bwahagarika ibintu byose igasigarana gusa ubushobozi butuma ikugaragariza hiri. Kimwe na Find My Device yakozwe na Google, serivisi ya Samsung igusaba pini yawe iyo wamaze kubona telefoni yawe. Ntabwo igusaba gusubira kuri rwa rubuga waciyeho ngo uvanemo uburyo bwo gukomeza kuyikurikirana. Ni ngombwa ko niba wibwe telefoni yawe gutya ukagira amahirwe yo kumenya aho iherereye, utishora ubwawe ngo ujye kuyibohoza cyane ko bishobora gutuma ugirirwa nabi n'umujura. Ni ngombwa kwitabaza inzego zishinzwe umutekano zikabigufashamo, ukazishyira ibipimo byose urimo kubona by'aho telefoni yawe iherereye. Umaze kubyiyumvira neza ko nta kundi kongera guta cyangwa kwibwa telefone, witurize ukure y'amaso. Ahubwo ngizi nzira tuguhaye ugomba gucamo ukazikoresha ikaba yakugaruka mu ntoki, ukazayikoresha kugeza ishaje. Ndabashimiye ko mwantije amatwi. Nitwa irihariye. Iki ni ikiganiro The Secret Behind. Muhorane Imana.